Manchester United twahoze tuvuga ikipe yatwaye ibikombe 13 bya shampiyona mu myaka 22. Umuco wa Manchester United ni ugutsinda no gutwara ibikombe. Barabizi ko duvane urugero. Real Madrid umwaka ushize yatwaye Super Coupe inatwara igikombe cy'isi y'amakrebe cya kera, ariko zitira abantu baravuga ko yagize iki ane branch kubera iki ntabwo twitwaye champion kuko umuco wa Real Madrid no gutwara Champions League. Kubitara twaye Champions League bagize ne branch nye abantu bose babivuga ko yagize kuko bana champion na mabura burizo uziko Real Madrid Cristiano Ronaldo umufata nka all time kandi yatwayemo champion ebyiri gusa mu myaka yose yabayemo. Ariko stili ko yagaruye Champions League ya 10 batwara Champions League 3 zikurikiyeho abantu bose bavuga ko perfecto ntacyo bamunenga. Umuco wa Real ugaragara he muri Champions League, akagaragara ikindi kintu kivuga ngo Real Madrid muri Champions League uko yaba yoroshye kose ibigomba kugira iki ikora niho umuco w'abavuga. Ibindi rero bazanamo byose ni biza byuzuza icyo kintu. Kuko icyo kintu kitwa umuco kugira ngo mucyubake hari ibyo mugomba kwigoma, hari amategeko mashya mugomba gusetinga, hari ibihano bigomba kujyaho ku muntu utubahirije za rules and regulations mwashizeho. Hanyuma hari no kuvuga ngo noneho se iyo ugiye kuvuga ngo standard level niveau niveau urwego mukoraho ibi turajya ku isoko ryahe tugureyo bande bujuje ibiki ni bande bakwiriye kuba bazana. Hari ikintu kimaze iminsi muri Manchester United bagura abantu badakwiriye kuba bahaza. Tutabeshyanye Manchester United yatwaye FA Cup niyo kipe n'uva cyo gikombe cyatashye muri Manchester United umwaka ushize ya U18. Ntabwo wabonamo umwana ukira nka Marasi benshi cyane, ntabwo wamubonamo umwana ukira nka Marasi. Nese ni ngombwa ujye kugura Marasi ya hanze, hari amasi kora kugomba kugura nyine, kora kugomba kujya ku isoko ugomba kugura nyine umuntu wese ubonye. Hari abantu bajya ku isoko ngo nisinga amafaranga ndayacyura azifara remereye azifa nyine azifa yanga expiringa n'ubu yataha naba yavuye kuri poza kuko cyangwa izi note ngo zizava ku isoko ngo iteki niyi kwanza banki ni ibyikorera. Banki ni ifite ukuntu ibyikorera amafaranga ukabona yarahindutse nyine nta kundi. Abantu Manchester United nyine kugira ngo ukore ugere ku rwego runaka ushaka kujyaho, urabanza ukavuga ngo ni bande baza hano bahaza bati ari naho seti uvuga ngo ntabwo turenza aya mafaranga. Chelsea irakubwira ngo ntabwo umukinnyi urengeje imyaka 23 akandagira abagiye twita kereka tara exceptionnel, nta mukinnyi urengeje imyaka 25 ugomba gukandagira muri equipe yacu. Batosi bene yatsinze ibitego 37 mu mikino 41 bati byo ntibitureba. Hari wawo Pedro yamaze kuyirenga juje standard bakakubwira icyo kintu nicyo Manchester United rero kubaka. Manchester United ifite imyaka 3 yonyine kuko asezeranyije abafana ko buri anniversaire y'imyaka 50 bwa Manchester United yabayeho mu 1887. Imyaka 50 izuzura 1888. Imyaka 50 izuzura 2028. Barashaka kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 bamaze babayeho bagize bate baserebra igikombe cya champion. Chelsea guza umukinyi mwiza pe. Ubwo cyo kiza ku mutoza ahubwo aramutse agize amahirwe akabona iyo competition y'umuntu ushobora kuza gahangayikisha abana akaba yakina baza ko nyina ku mutoza bari mu nyungu ahari. Kurinde competition kurimo kureya se. Iyo umutoza agize chance akabona nyine umukinyi nko gushobora kuza gukompeta ko na Silva gati nibagira ibyago akajyamo abagenzi bakaba yakitwara neza. Unaza ko umutoza itabivuga ati wow ubwo noneho kukureya nawe cyangwa se ubwo warubuze asimbuye nde kukureya cyangwa Revikorubira umwe muri ubwo korubira ikora cyane ugarukemo mu gihe hatu yagezemo. Njye wikibazo competition ko umutoza byaba byiza kuri icyo nashaka kuvuga fwa baguze bari bafite Revikorubira ibumoso nande wundi bafite na Badiashile ibumoso bafite na muri access kuko mbona iburyo abakinyi b'iburyo bo muri central defense b'iburyo bafite ibibazo ni babi unumwe wenyine navuga ko cyangwa wakagaze ku mwanya ubwo ni ndavuga ngewe Tosina Darabio na Charoba na Fofana. Charoba niwe muzima ni first choice sibyo. Tosini araho naho Fofana n'uwimvune imvune zigenda ngiye mbona nibyo kugira umuntu uri kuri level ya Revikorubira kuko navuga ko ari umuyobozi w'iriya defense
kukubona niba udahinduka muri central defense. Mbona njyewe uyu muhungu rwose umunsi umwe azakora ikosa uyu muhungu akajyamo ko ni umuhungu muri deri uyangaje imyaka 19 na siri nanone ku rwego rwa Premier League aracyafite igihe kirekire cyo gutegereza aramutse ari b'Ahorandi bari kuzamuka ubu ngubu ntago bagisaba kwiyadapta cyane. Harimo ikintu oya kibumoso biragoye ndi kuva mutima wa defense kuko nakukurera nabo bari mu biganiro byo kumwongera undi masezerano, ahubwo harimo ikintu bano bakinyi kubera bazamuka ari bato, kuko buriya mu bakinyi bazamutse ari batoya muri Eredivisie bakinnye match yabo ya mbere ari batoya. Uyu Jarori Hato no wa gatatu inyuma ya Ryan Gravenberch na Clarence Dorf yakinye afite imyaka 16 n'iminsi 33 gutyo itaruzura 17. So uyu Hato ikindi ama equipe baba bakiniramo nubundi za Ajax ni equipe ushobora kubonda utajya kuri pressure ya media yo hanze, ariko equipe ya Ajax ni equipe nayo igira iyo pressure imbere mu gihugu no hanze yitabiriye buriya niyo yije amashonga mpuzamahanga ibifite ahantu bigomba kugera. Noneho yazamutse isa nkaho irimo kugwa isubira inyuma. Kritika ari nyinshi cyane. PSV Eindhoven za Feyenoord ziraza zirayifatirana batwara ibikombe kuko bagiye nko mu mikino nk'inyo mirusha amanota nk'ari gutyo. Yagize n'ikibazo cy'ubuyobozi cyane kuva Edwin van der Sar na Overmars basohoka. Iyi equipe yagize ikibazo cy'ubuyobozi ugera nabibona mu bijyanye n'imitoreze abatoza bagenda binjira abasohoka n'uburyo bakinyi bagenda bava. Mbere yuko ukomeza Deus reba igihe imaze irwano kubona umunyezamu yarabuze mpaka ikintu ifatisha umuzamu myaka 100 passive igihumbi afite rema ko passive baratina 42 afite 42 aririmo ariko umupira wo hasi ntiyawufata wo hasi ntiyawufata ngongora n'inkoni passive wanjye. So rero mbona ngewe uburyo uyu mukinnyi akina ni umukinnyi nabonye utajya uva muri, hari abakinnyi baba bari indiscipline tactique nabyo kare mu gitondo barimo bamuganiraho kuri Sky bavuga ko mu gihe bakenera umukinnyi utandukanye na kukurera. Urabona ibintu byo kwinvantinga muri mediane ku mukinnyi cyane bavuga ngo ashobora gutangira hagaze hano ariko mu buryo bw'imikinire akaba asa nk'uwakina nko muri mediane kwa kundi tw'abanyasezo ya Stones kwa tujya tubona Lewis Kelly muri Arsenal avuga sezo ishize ya kukurera ariko yabikina yasezo ya kukurera akavuga ko mu gushakisha indi profil ushobora kuba yafasha muri ubwo buryo, ndetse no kuba bavuga bati ni umukinnyi ukiri mutoya wowe ni umurongo rusange Chelsea ubona ko irimo irafata abakinnyi batoya bafite tara bashobora kuba bakina ubu bigakunda bakaba beza bitanakunda nyuma y'umwaka umwe cyangwa se ibiri bakaba babasubiza ku isoko ko bidakunze ni equipe ubona ko yiteguye kuzabashakira umwanya ku buryo batazatakaza cyane agaciro. Bavuga ngo niba aguzwe izo miliyoni 35 cyangwa 36 cyangwa se zingahe nyuma y'imyaka 250 zazashoboka cyangwa 45 cyangwa basubiza yandi. Ubona ko Chelsea no murongo irimo nibiba byiza bikaba byiza mu kibuga sava nibidanakunda babasubize ku isoko ngira ngo nk'ingero za ba Madueke murimo murabibona nabo ba Deus bari hore twavuga. Nicyo kintu mbona ni umukinnyi wumva cyane tactique z'umutoza, ikindi ni muto ikindi ni mutoya ushobora kuba yatanga icyizere mu buryo bw'imikinire. So reka tugeze turebe ariko mu bijyanye na Tarano umukinnyi wari wifujwe na za Arsenal ni umukinnyi wanavuzwe no muri za Liverpool mu kwezi kwa mbere yaje Anfield kureba match ya Liverpool na Ipswich nyuma baza nyuma za gutangaza ko ari Ryan Gravenberch mwene wabo bari wamutumiye kugira ngo aze kureba iyo match birangira aho ngaho, ariko byagiye izo speculation zageze ziba mu byagiye ndeye ku cyo na Serena Deus bahurijeho bombi umwe akina umukinnyi ukiri mutoya kandi wumva tactique na Seratino umukinnyi ufite tala byombi ibyo byose umujene witwa Hato bigaragara kabifite cyeko. Igisigaye rero ni umutoza kuko nimba ari ikintu cyamena amashije kubona uyu mutoza wa Chelsea niba zenda kazakomeza cyangwa se kuko icyo umutoza wa Chelsea atweretse muri sezi ishize atweretse ikintu kidasanzwe muri we cyitwa gukoresha squad yose rotation. Ikintu twakimubonyemo agerageje kugikora tugendeye kuri squad ikipe ya Chelsea ifite icyo cyose nyifite ikibazo ko azamukinisha niba ari wa musore kuko buriya ejo nabonye inkuru isobanura neza iza rya y'umungu wagiye muri Al-Nassr Felix niba umutoza bara ngo ntago yigize amenya uko Felix yaje none banika bavuga ko ngari umukinnyi w'ababoss cyane buriye rwose biri no mu bintu bene bara ngo byatumye uretse ko ngo ari n'umunebwe nabonye mugenzi wabivuga uyu nguyu wagiye muri Fluminense
Saul Niguez aravuga ati tara ya Felix n'ukuntu uburyo azi umupira n'ukuntu yitoza nawe ntiwamukinisha umutoza Felix nabonaga mugenzi abivuga ejo bundi ubwo rero nimba uyu museke icyo nashaka kuvuga nimba hato aje kuri recommandation y'umutoza recommandation y'umutoza yumve neza Ben uyu muje ntago azagira ikibazo cyo gukina kuko umutoza twa Maresca twamonye ikintu cyitwa rotation namwita ko ari master wabyo kuko namonye byumva cyane nimba umutoza mutoya uje kuri pressure ya Chelsea akaba atagira ikibazo atagira pressure agatangira gukora rotation muri effective afite kandi ukabona ko agerageza kubalance equipe ye yabibanzamo n'isega kuri bane tuje kugira ngo urwego rwabo rudasigana credit kuri we nimba rero ari recommandation ye nk'umutoza wamwifuje byanga bikunimwa ikijyanye no kuzamukinisha ndetse no gutuma yagira adaptation muri Premier League biri mu nshingano ze kandi yabikora neza kuko icyo twese twemera ngo hangaha na bagenzi banjye nuko ari umukinnyi ufite tala mwiza nge Simba beke nago ndamureba akina cyane ndetse mu ikipe y'Igihugu barane namubonye bwo akina left akina kuri gatatu namubonye no mu ikipe namubonye mu bahorande batoya batinyaka 17 bakina finale igikombe cy'Iburayi akina gatatu na kapiteni wabo nongera kubona mu ikipe nkuru mutoza yamuzanye muri ya mikino ya conference nagamukinisha gatatu nago ndamona muri central defense nago wari umuntu nzi cyane ariko ikigaragara cyo nabonye no bahorande bavuga ngo ari mu central back ashobora kuba mu left back ubwo biri mu nshingano z'umutoza kuza kumwesera kuko nabonye atari ikibazo cyanye no umutoza Maresca kujyanye no kuba yakoresha effective nabonye atari ikibazo afite atari ikibazo hanyuma uyu musore witwa Reizre Ogochukwu nawe arasohoka ku myaka ya 21 yerekeze Tafmul yaraje avuye muri mu ikipe ya Bani Rire Nesiri Kajuguju hari yavuye muri Rene cyangwa muri Rire inde Ogochukwu muri Rene Reizre Ogochukwu muri Rene yari yaje ava muri Rene muri 2023 aragaruka aratangwa hangahe we ho miliyoni icyo gihe yari yaje atanzwe 23 n'eshanu na 23 n'eshatu nawe yaguzwe 24 ubagiye kugenda kuri zingahe Baniri ntihamuguze muri 10 na ikipe yitwa Baniri iraha Chelsea reka turebe neza ashaka niba bibininga business ko n'abanyarwanda ari abahanga mu baragurisha Ugochukwu harya 20 miliyoni 20 nizo agiye kumuha ni shofi ariko hariho ubwo bazaba bamuhombye 3 hari zo bari bamuvanye 5 nizo yabaye Southampton yabaye 5 ajya muri Southampton birahura n'amafaranga mu bucuruzi biri mu bucuruzi barimo barabicunga neza president of business arimo arabireba neza cyane dusimukira gato muri City nahoze nkurikirana inkuru ya Ruben Dias vice captain niba ntibeshye numva vice captain wa Manchester City uyu muvandimwe umaze imyaka itari mike muri City yabafashije gutwara ibikombe byinshi bigiye bitandukanye ku masezerano afite ngo barifuza ko yongeraho indi myaka nibyo muri Man City barifuza yuko uyu mudefenseur w'umunya Portugal Ruben Dias yongera amasezerano n'umwe mu basore bashima service ze mu by'ukuri kuva yagira muri Man City muri 2021 ava muri equipe ya Benfica maze gukina match zirenga 200 muri Premier League yonyine no musore ngenderwaho cyane uyu musore asanzwe afite amasezerano y'imyaka 2 kugera mu 2027 yego ariko barifuza kumuganiriza kugira ngo aya masezerano abe maremare imyaka 2 ntago ari myinshi muri iki gihe umupira w'amaguru ugeze bisobanuye ngo yakina sezi imwaka itasigara mu mwaka umwe ntago rero ari byiza ko baba badafite Ruben Dias kandi baratekereza yuko muri no generation nshya bagiye kubaka itarimo ba Kevin De Bruyne itarimo mu gihe kiri imbere ba Ilkay Gundogan baratekereza yuko ari we muntu uzaba ayoboye abana benshi bakiri bato bari muri Man City so nk'umwe mu bakapiteni baravuga ati reka tumuganirize dumuhereza amasezerano mashya n'umukinnyi mwiza n'umukinnyi umwaka ushize yibasuwe n'imvune nyinshi cyane ariko ntibikuraho ubunararibonye bwe ndetse n'ibyo amaze guhereza Manchester City kuko umwaka ushize muri Premier League ikinnye match 27 gusa bise ngo hari izindi match nyinshi batari bamufite kubera ibibazo by'imvune match 11 so n'umusore w'umuhanga cyane muri Man City aryohewe n'ubuzima mu by'ukuri nicyo yabwiye Pep Guardiola na Hugo Viana yabwiye yuko rwose aryohewe n'ubuzima muri Man City cyo bakora mu kumuganiriza nuko mwongera ku mafaranga
akagira amasezerano meza afatika ko nawe yatangiye kwinjira muri ya myaka umukinnyi yavuga ati nkwiriye kuba mfite kontra nziza kurushaho imyaka 28. Kenshi kontra usinye muri iki gihe iyo udashyizemo ubwenge bwinshi hari usanga ariyo yanyu musinye nziza usibye ko muri iki gihe abakinnyi navuga ko babonye outlet cyangwa se aho gusohokera benshi basigaye bavuga bati no ku myaka 35 nzajya muri Arabia Saudite nkorera amafaranga nigeze nkorera, ariko ubundi mu myaka yashize ku myaka 28 29 ikipe yabaga iri kuguhereza amasezerano y'imyaka 3 ikubwira ati cyangwa se ufunga 5 waho kuvuga uti niyo yanyuma nziza nsinye. So kuri Ruben Dias rero ntekereza ko muri Man City yabafashe byinshi, gutwara igikombe cya champion inshuro enye, siko bimeze inshuro enye uretse icyo mwaka ushize kuva yayigeramo, gutwara Champions League, gutwara FA Cup, gutwara Carabao Cup, gutwara igikombe cy'isi cy'amaklebe, gutwara na Super Coupe. Ni ibintu byiza mu by'ukuri, ni ibintu byiza kuri we. Ntekereza ko ari umudefense bikwiye ko aganirizwa agahabwa amasezerano mbere yuko andi ma equipe atangira no kumureshyarisha, cyane cyane ko ahembwa 180 y'amapaundi ku cyumweru kimwe, aragera nko muri 25 bamufungira aho ngaho. Ntekereza ko agiye kuba umwe mu bapatro ba equipe, mu bantu bakuru. Ajya Virgil afata ngahe? Virgil se niho mufungiye muri Desase nkani hafi aho ngaho. Oya ari muri tubasaho Bandai Virgil cyonse nuko ari hejuru ya 200. Se bari mu rwego rumwe se mu Bwongereza buriya urebye kuba defenseur kuri palmarès n'ibikombe n'ibiki ugiye kubara batatu ba mbere, batatu yaba arimo, ariko buriya babiri ba mbere ngiye aba Virgil na Ruben.